abagabo babiri baba mu rugo rumwe ku mugore umwe, abami babiri baba mu gihugu kimwe, bose bayobora igihugu kimwe. Ni byinshi cyane bagirira impuhwe abantu batabayise, babagirira impuhwe kuko natwe nyagasani tugira impuhwe. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Birababaje umuntu ava mu idini koko y'Imana, ni ukuvuga ngo bagombe abayisilamu bagenzi banjye, ndabagira inama nanjye nyigira, twige dushakisha ubumenyi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabe ndetse n'abamukurikiye, ndetse natwe dukomeza gutera ikirenge mu cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala we yadushoboza kugira ngo tugume muri izo mbago z'Ubuislamu, idini y'ukuri, idini y'Ubuislamu tuyigumemo kandi dufite n'igihagararo, ndetse anadukundishe igitabo cya Qur'ani kubera ko ari inzira akaba n'umuyoboro ndetse n'amumarampaka kuri babandi bose, yaba bemeramana yaba ndetse n'abantu muri rusange bakwiye kurebera umuyoboro kuri Qur'ani ndetse no ku mico n'imigirire n'imigenzereze myiza y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aka kanya rero abavandimwe mukurikiye iki kiganiro tugiye kugirana n'uwo mureba hano uri buze kutwibwira inshallah ta'ala, ndetse n'abandi dusanganwe muri gahunda yo kumenya gusoma Qur'ani, abo twigana muri gahunda twigiramo Qaida Nuraniya, ndetse n'abandi bakomeza kudukurikira hirya no hino bagitegereje kugira ngo biyandikishe mu byiciro bikurikira, ndetse n'abo duteganya gukoresha ibizamini mu minsi iri imbere inshallah ta'ala. Ubu rero tukaba dutangiye ikiganiro n'umuvandimwe mureba hano, umubyeyi wacu dufite ibyo twigiraho byinshi nk'uko muri buze kubikurikira mu kiganiro. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kudushoboza kugira ngo iki kiganiro koko kigende neza kandi tukigereho, tugere ku ntego yo kuganirira ndetse no guha experience yaba ku bakora da'wa, abadai, ndetse n'abandi bari muri gahunda yo kwiga Qur'ani inshallah. Mwatangira mutwibwira rero Sheikh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Rukara Sylvestre, hanyuma na Salim, mfite amazina atatu. Ubwo rero ko mfite amazina atatu ni uko mu by'ukuri mfite amateka maremare. Natangiye mu buzima bwanjye nsengera mu madini yandi, niyo mpamvu nitwa Rukara Sylvestre, nari ndi umugatolika. Hanyuma aba umugeni w'ikirenga angiriye impuhwe amvanamo mfite imyaka 30, ubwo yangiriye impuhwe angira umuyisilamu, ku buryo ndashimira Imana cyane yangize umuyisilamu. Nashakaga no kuba umupadiri, nkaba nari narabibazwe na mama wambyaye. Navukiye mu muryango w'abagatolika, mama arandeba abona ukuntu gerageza kujya mu misa kugira gute, ati mwana wanjye uzaba umupadiri. Arabindaga rwose, niga mu wa gatatu wa primaire, buri mwana arafata. Ubwo ngubwo ngeze mu wa 8 nshaka kugira ngo nkore ikizamini cyo kuba padiri, narangije ndi wa 2 muri primaire. Ubwo ngubwo baravuga ngo ntago bankundira, ndababaza se kuki, ngo kuko ngo uri imfutsi. Ndababara cyane, numvise mbabaye kuba batangiye kujya kuzamini cya seminari, ariko noneho ngira amahirwe arafasha nsina ikizamini cya leta, njya kwiga muri segonderi. Ngeze mu wa 5 ntangiye gushaka kunazaba padiri, nibwo nagiye mu Jesuit Centre Christus Remera hariya abahazi. Hanyuma ngira amahirwe baranyakira, ntangira kwigwa. Ni ukuvuga ngo nabaye umuyisilamu, ariko nashaka kuba umupadiri. Nyagasani wahandokoye niko navuga, kubera yuko nashaka kuba umupadiri kandi natangiye no kwiga rwose. Niyo wagira Remera kuri Centre Christus ukabaza tumenye ya Rukara Sylvestre bayikwereka. Ubwo rero nibwo Nyagasani yamfashije, ndangije segonderi njya muri universite. Ngeze muri universite rero nigishwa n'umwarimu, wari wavuye mu bupadiri. Abantu baramuzi, abanyarwanda ba kera bitwa Maniragaba baributsa. Kera yitwaga Maniragaba na Bisotari yava mu gipadiri. Noneho yatwigishaga isomo bitaga philosophie anthropologie. Philosophie anthropologie ni nk'ubuhanga n'ubumenyi bw'abantu.
noneho ubwo ngubwo nashaka kuba umupadiri nkibaza ubu ndashaka kujya mu gipadiri kandi abantu bakivamo nangira kudohoka mu bupadiri nangira kudohoka mu nama mama yangiriye yo kuba umupadiri ikintu cya mbere nadohosemo abapadiri bazaga muri universite ngo tujye kwicuza ibyaha singeyo ariko ngumana ikintu cy'ubwoba se ubu ngubu koko ubupadiri burangiye numva nshaka kugira ngo mbe umuntu wubaha Imana ntangira gukora ubushakashatsi ku madini ubwo rero Nyagasani yangiriye impuhwe hashize igihe kira cyane hari umukobwa bigaga mu Cyongereza yigaga muri universite yitwaga Zarina umuhoza yiga mu Cyongereza njye nigaga muri education mu burezi nagiye kumusura nyuma ndasenga ngo izina ry'Imana Data na Mwana w'Umutagatifu ati ibyo ni ibiki rwose tutangira tuganira ni Imana imwe rukumbi mu butatu butagatifu ati se wowe bite byawe wowe ntabwo uzi imibare urumva Imana Data n'Imana Mwana bitarenze rimwe ariko nanjye nkumva nibyo ubwo tutagiye kuganira Efeso mwebwe mufata mute bati ni intumwa y'Imana bakabinyereka muri Bibiliya ahantu handitse ko Yesu ari intumwa y'Imana Yohana 14:3 akabinyereka muri Quran ko Yesu ari intumwa y'Imana yatumye kuba Isiraheli gato Sheikh aho ngaho watwibutsa uwo murongo niba wibuka kuvuga ndawibuka Yesu nkuko bamwita Yesu cyangwa se Yesu cyangwa se Isa muri Islamu yaravuze ngo ni Yohana 14:3 ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya kari wowe Imana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo urumva Yesu ni intumwa akabinyereka muri Bibiliya noneho akabinyereka no muri Quran gucyo turaganira muri surati ya Imran ya 49 ndetse anyereka yuko ntabwo yatumye ku bantu bose ahubwo yatumye ku Bayisiraheli noneho turaganira ibiganiro birebire ndumva ntabwo nyuzwe ashyira mama we yateye ku Kimironko mama Dada bamwita mama Dada Amina rwose ni umubyeyi wacu Nyagasani mushyengije Fidausi namusanganya Bibiliya akansomera Bibiliya zirenze 3 akajya nyereka ibintu ngasanga ndushabira kandi ari umuyisilamu ngende umukristo aranyereka ko Yesu ari intumwa y'Imana anyereka indi mirongo myinshi anyereka ko Yesu yatumye ku Isiraheli gusa Matayo 15:24 anyereka byinshi cyane iteko rutayandi yuko Yesu yavuze ngo Uwiteka niwe mwami wenyine ko tugomba gukundisha Uwiteka umutima wacu wose n'ubuzima bwacu bwose n'imitima yacu bwose Mariko 12:28-29 bakajya binyereka no muri Bibiliya koko no muri Quran bakabinyereka nuko nanjye hashira igihe ndibaza ndavuga reka nkubwire ndamutse mfuye uvuga ko Yesu ari Imana kandi Yesu muri Bibiliya biragaragara ko ari intumwa y'Imana atari Imana no muri Quran biragaragara ko atari Imana ikindi cya kabiri intumwa ku Isiraheli biragaragara muri Matayo 15:24 biragaragara muri Quran 3:49 ndavuga nti ngomba gufata icyemezo ubwo ngubwo Nyagasani n'abandi badamu Nyagasani abashyire mu Fidausi witwa mama Jasiri Nyagasani abashyire mu Fidausi ambere umubyeyi mwiza ni nawe wa mbere kuri no situye wambaye Quran njya gisoma ngasanga n'uburyohe gusa ubwo rero bamaze kunyereka rwose ibintu byose maze gusobanukirwa n'ahantu henshi cyane muri Bibiliya ahantu banyeretse ko Yesu yaryaga koko akanasinzira bari mu nyanja ngarasinzira umuhengeri waza baramwicuza ati mwigisha umuhengeri waje aricura arasenga amaze gusenga umuhengeri uragenda bigaragara ko koko umuntu wasinziraga ntabwo ari Imana banyerwa yigeze gusonza iramwicara agenda agira ngo igiti cy'umutini asanga nta mbuto iriho arakivuma nibaza siko twaba ngo Yesu ngo ni Nyagasani Yesu ngo niwe waremye byose niko byanditse ngo kwa Yohana yaremye igiti yamenya ko nta mbuto yagihaye ubwo rero nafashe umwanzuro wo kuba mu Islamu ndashimira Imana nagize mu Islamu hari mu kwa 3/9/8 ndagenda ukakira baza umuntu wa Islamu ati bambwiye ko umuntu wa Islamu ariba n'ikidini ndashimira mu Islamu ni birebire cyane tubivuze abantu barambirwa tubivuze ntabwo twabona umwanya wo kubivuga ni birebire cyane ndashimira Imana nagize mu Islamu alhamdulillah alladhi jarana min al-muslimin alhamdulillah alladhi jarana min al-muslimin ndashimira Imana urakoze cyane mu gihe wari kutubwira inzira yawe cyangwa se urugendo rwa mbere gato y'Ubuislamu mbere y'uko mu Islamu n'inzira y'uburyo winjiye mu Islamu
ariko noneho hagati aho umuntu yakwibaza ese amwe mu mashuri wize mbere ese wabaye mu Islam wararangije kaminuza wari uyirimo nicyo gihe nyine byaberaga ibyo ngibyo? Murakoze cyane, Imana ibahimigisha. Mu by'ukuri urabona ndashaje, nize university ibyiciro bibiri, hari icyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri. Twebwe icyo gihe niko twigaga icyiciro cya mbere muri education, mu burezi, bakaguha diplome bita baccalauréat, icya kabiri bakaguha diplome bita licence. Ubwo jenoside iba muri 1994 nari ndi mu mwaka wa mbere w'icyiciro cya kabiri, nuvuga muri licence, mu mwaka wa mbere wa licence, mu wa gatatu. Ni nabwo uwo mukobwa witwaga Zarina twiganaga, nako yigaga mu Cyongereza, yiga muri education, ariko kujya kumusura atangira kunyigisha ubuyisilamu. Nagiye kumusura nyuma ya jenoside, ni ukuvuga nari nacumbukura, urumva jenoside yabaye mu wa gatatu, nyuma ya jenoside njya gucumbukura, nibwo nakomeje wa kane ndangiza universite. Nagiye kumusura, nari nasubukura universite muri 1998, hanyuma njya gusubukura. Rero ubwo numva ngo nabaye umuyisilamu niga muri universite mu wa gatatu wa universite, nibwo nabaye umuyisilamu niga mu wa gatatu wa universite, mwaka wa mbere w'icyiciro cya kabiri, nibwo nabaye umuyisilamu, nibwo Nyagasani yangiriye impuhwe angira umuyisilamu. Inshallah. Hanyuma wenda ikindi kibazo umuntu yakwibaza ni nyuma y'Uwisilamu, nyuma y'uko baye umuyisilamu, imbogamizi wahuye nazo, ibihe byiza wagize mu Isilamu kibu mu Isilamu, ese waje gukomeza ute, waje gusobanukirwa Uwisilamu ute, waje kubwiga ute, iyo nzira nayo twifuza kuyisobanukirwa. Murakoze cyane ababayigisha. Ni ukuvuga ngo njya nsoma amateka y'abantu bagiye binjira idini, ugasanga barabatoteje kera cyane nk'igihe kimwe n'Imana sallallahu, ugasanga barabatoteje kubera kwinjira idini kugira gute. Njye nagize amahirwe, umuryango wanjye ntabwo wigeze unoteza. Cya kabiri, aba yangiriye impuhwe, yamaye umudamu, Imana izamushyire mu ijuru Fidausi, ntabwo yigeze ambangamira, ntabwo yigeze abangamirwa n'ubuyisilamu bwanjye, ku buryo ahubwo we yananyibutsaga no gusari, akanyibutsa no gusari. Nabaye umuyisilamu mu kwezi kwa gatatu 1998, mu kwezi kwa kane nawe ajya gusura abayisilamu, wa mubyeyi wacu witwa Mama Dada nakubwiye, arayakoresheje kugira ngo menye ukuri. None ubwo ngubwo agaruka yambaye nka hajati, yabaye umuyisilamu kazi. Urumva rero nta mbogamizi nahuye nazo zo kuba nabaye umuyisilamu, ahubwo ninjiye ngira amahirwe, ninjira ku Kacyiru mitamura n'abantu barangisha cyane. Shendo Imana Shabani abamwagurira imva amubwiye ngo muraza mushyire mu Fidausi arano, kubera ko urumva nari universite, nzi ndimi, nzi Gifaransa, nzi Cyongereza, Igiswahili, ndagerageza. None ubwo ngo akajyama Riyadu Swahili, ajya imbere y'abayisilamu kwa kimwe musigiti, atangira gukora dawa kwigisha abantu. Araninyura, twadutemberana mu Rwanda hose, tujya za Gisenyi, twaga za Gisenyi, tugera ahantu kure cyane, tujya za Ruhengeri, hose za Gitarama, tuzengwa dukora dawa. Aranyorohereza, bituma nkunda umurimo wa dawa kuva nyinjira idini kugeza n'uyu munsi. Umurimo nkunda ni dawa cyane, kubera ko banambwiye bati niko kazi karuta kandi kose, ngo niko kazi kinwa n'abantu, ngo niko kazi karuta kandi kose. Ndashimira Imana rwose, dawa ndayitangira na n'ubu niko kazi numwe kize ku mutima wanjye. Ndakangura n'abantu kugira ngo dawa bayishyire imbere, bahamagarira abantu batari abayisilamu, kubera yuko umenye, urabizi na Qur'ani ntagatifu aravuga ibyago by'abantu bazafata abayisilamu. Natwe bati Bakara kuva 1931 kugera 1933, arabivuga henshi cyane. Wenda nimubishaka nazo wenda twazisoma, cyangwa se mugafata na Qur'ani. Bose barakubwiye ngo umuntu uzapfa ari umuyisilamu, ngo afite umuvumo w'Imana, w'abamarayika, w'abantu bose, kandi ngazaba muri uwo muvumo nta gahenge azagira. Urumva, niyo mpamvu tugomba kugira impuhwe abantu batari abayisilamu, nkuko natwe Nyagasani yatugira akatuyobora nabo kugira ngo bayoboke, nitubaseke, nitubirateho, tukamenya yuko natwe twari tumeze nkabo, ahubwo tukabagirira impuhwe. Rwose ndakangurira abantu bose bavuga butumwa n'abashehe ko bashyire imbaraga muri icyo kintu cyo guhamagarira abantu kuba abayisilamu, kugira ngo badafatira abayisilamu kubera ibyago byo gufatira umuyisilamu. Abakoze cyane. Hanyuma wenda ikindi nagarukaho, wenda
nacyo gishobora kudufasha cyane. Hari mu nzira wanyuzemo, hari bimwe mu byo wagiye uhura nabyo byiza byagufashije no kugira experience ngira ngo wakoze hijja cyane. Alhamdulillah. Wenda se haba hari ikindi gihugu waba waragiyemo, ese icyo gihugu cyo iyo hijja wayibonye ite, byagenze bite? Alhamdulillah rabbil alamin. Imana iravuga muri surati Ibrahim ngo muramutse mubaza inema z'Imana kuri mwebwe ntabwo mwashobora. Nanjye mbaza inema Imana yampaye ntabwo nashobora. Ni nyinshi cyane. Bose bako ninjiye muri 1998 ubwo Nyagasani ndangije university yisangira yamakazi mu kigo cy'abayisilamu Gitarama kwa Sheikh Hamdan ibn Rashid, ndetse mba n'umuyobozi narindi umuyobozi wungirije. Noneho 2003 bampamagara mu biro batitegure itike kujya gukora umutamanya mutagatifu wabone uwakunyereka ukuntu nari meze. Nagiye gushaka pasiporo ako kanya mpita ngenda. Urumva rero ni inyungu nyinshi. Urumva Nyagasani yaramfashe anjyana Imaka, ahari umusigiti wa mbere ku isi, umusigiti uruti n'imisigiti yose, inzu ya mbere ku isi basengeye Imana imwe rukumbi, aho Ibrahim alayhi salatu wasalama na Ismail alayhi salatu wasalama basariraga, aho Hajara yasengeye. Ndagenda araranjyana ndahabona, aranyereka Safa na Marwa, anyereka kuri Arafa aho Adamu yahuriye n'umufasha we Hawa bava mu ijuru bamara imyaka 40 bashakana baraburanye. Anjyana i Madina Munawara aho Mama Isa salama ahambye. Anjyana ahantu henshi y'amateka bituma dushaka kugira nk'ubu bivuze Mama Isa salama bitambona i Madina Munawara aho ashinguye. Yuvuze Safa na Marwa, yuvuze Ibrahim, ndeba makama Ibrahim. Urumva ibyo byose hari ukuntu byanyongereye ukwemera mu mutima wanjye, binyongerera gutinya ku buryo abantu bafite amafaranga batajya gukora umutamanya w'amateka barahomba cyane. Abantu bafite amafaranga batajya Imaka barahomba cyane. Ni byinshi cyane, ntago ari Imana nembirije yanjyanye henshi cyane, ni henshi cyane. No muri Imarati narahageze, muri za Imarati Dubai hose nagezeyo, hose nagiye niga, mbona abantu bakunda Imana, imisigiti basenga, imisigiti kuzura, ndishima cyane. Hose nagezeyo arayangejeje. Abacuruzi bajya kuzana ibintu, njya no kureba abantu bayipakira mu mato biza. Ni byinshi cyane arayanyemereye, ndakubwira ngo ni ibintu bihambaye. Hagati aho rero nanone twakibaza, ese nkuko twibwiye Karasalim Sylvestre, ese ni umugabo w'umuryango umeze ute, w'abana bangahe, naho ngaho ntaho bimeze? Murakoze cyane, ndashimira Imana. Alhamdulillah ladhi binemati tatim sayat. Kimwe n'ikuzo ni bya Allah kubw'impuhwe n'ibagera ku bantu. Umudamu witwa Mukeshimana Rahama, gasana zamuhe ijuru Fidausi, nawe azamuhe itike, nawe arazamuhe itike azajye nawe kureba Imaka. Aramfasha cyane. Iyo nagiye muri dawa usanga yasigaranye abana batoza Qur'an, batoza gusari n'ibindi, ntahangayitse. Harimo abantu binjira idini, abagore bakabatesha umutwe. Mukeshimana Rahama ntabwo yigeze anesha umutwe, azamuhe ijuru Fidausi. Mfite abana 7 bose. Alhamdulillah rabbil alamin. Ndifuza ko baziga ubumenyi bw'idini. Uwa mbere yitwa Nishimwe Ibrahim, we yaratangiye rwose no muri city yararangije, afite amanota yarageze hafi 82%. Unaho mbwiye gusuza shaho nawe ujye kwiga, uzagira akamaro abantu, wigisha abantu nkuko nawe Nyagasani yaguhaye imigisha. Yarujuje abana nabishaka za Madina. Abandi bana nabo 3 biga muri Ashakina Academy. Hariho ni bane biga muri Ashakina Academy. Urumva ni kugira ngo abana nabo bazamenye ubumenyi bw'idini, bazabana beza, bazigu idini ku buryo nabo bakugira akamaro, kandi ubumenyi bwabo bukagira n'abayisilamu akamaro, bukagira n'abayisilamu n'abatabayisilamu akamaro. Nicyo ngamije ubu ndifuza n'undi mwana umwe usigaye mu rugo witwa Muhammad ko nawe yazajya kwiga idini. Ndifuza n'abandi babyeyi bo bajye bahitamo neza, bahitiremo neza abana babo, barebe bya bindi bizabagira akamaro. Murashakirina bazajya batanga diplome ebyiri, bazatanga diplome y'idini, batange na diplome ya leta. Ushaka komeze university za leta, ushaka komeze university z'idini. Urumva Ashakina Academy kujyana n'umwana byaba biteye agahinda. Urubyiruko rugiye mu biyobyabwenge ni bibi. Ibiyobyabwenge birabushishwe, haba muri Qur'ani birabushishwe, inzoga zirabushishwe, Surati Maida ya 90 zirabushishwe,
ibyo byose rero bituma abana ubwonko budakora neza, ni ibintu bibi cyane. Korani ntagatifu ishaka kuba ufite ubwenge bukora neza, kwiyegereza idini gukora ibada zitandukanye ishaka kuba ufite ubwenge bukora neza. Urubyiruko rugomba kumenya yuko mu bintu tuzabazwa ku munsi w'imperuka, umuntu azabazwa ibintu bine, ngo ntabwo azava ku kibuga cy'urubanza ngo ajye mu ijuru cyangwa umuntu atabajwe ibintu bine. Icya mbere ubuzima bwawe, icya kabiri ubusore bwawe cyangwa se ubukumi, icya gatatu imitungo uko wayibonye, uko wayikoresheje, n'icya kane ubumenyi wabonye uko wabukoresheje. Urumva rero harimo ikibazo. Icyo kibazo cya kabiri kivuga urubyiruko gukoresha neza igihe. Nta mpamvu zo kwiga umuntu areba televiziyo, areba imipira, ari kuri touch mpaka touch idashira. Ibintu Imana itazakubaza ngo amakipe ngo yakinnye, iki byose yakinnye. Imana ntabwo izakubaza ibintu by'amakipe, igisoro, amakarita, ibyo byose byo gutigira. Tujye tumenya, ndagira inama urubyiruko, tujye turinda gutigira. Tumenye yuko urubyiruko rumenye ko Imana yarahiriye ku gihe. Mwibuke suratu Yasin, hari impamvu Imana yarahiriye ku gihe. Igihe n'umutungo uhenze, igihe n'umutungo uhenze uzagikoresha neza. N'izo ibada zose, gufata Korani mu mutwe, kwiga Korani, gukora dawa, ibyo byose bikorwa mu gihe. Iyo rero gikoresheje nabi, ni cya gihe umuntu azagera imbere y'Imana basanga igihe cyera kishe. Uzi kuntu agahinda afite kubona naramaze imyaka 30 bora ibangikanya Imana n'igihe imfabusa, imyaka 30 nagize imfabusa. Ni inama nyinshi cyane. Gusa urubyiruko rukiri imbere Korani ntagatifu be kujya bagira ubwoba. Korani Nyagasani yarayoroheje nk'uko abivuga muri surati al-Qamar. yarayoroheje. laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Abantu bose Nama urakoze cyane ku kijyanye n'inama ugiriye urubyiruko, kandi koko dusaba urubyiruko rukurikiye gahunda za menya gusoma Qur'ani qaida nuraniya, urubuga rwacu dukoresha rwo kuri YouTube rukurikirwa n'abantu batandukanye ingeri zose, bityo dusaba urubyiruko ko mwakomeza gukurikira ndetse no gukurikira ibiganiro nk'ibi bidufasha kugira ngo tubashe kubana n'Imana ndetse no kwegerana nayo cyane, kuko utari hafi yayo arahandi hatari heza. Bityo Allah turacyari mu kiganiro turi kugirana na Al-Hajj Rukara Salim, ikiganiro twari tugeza heza kandi turi kumva inama, aho twari turangije inama zijyanye n'urubyiruko. Turacyakomeje muri kumwe nanjye Habimana Abdul Karim. Nagira ngo dukomeze ku kijyanye n'inama, hanyuma ariko tugaruke cyane ku nama z'abantu batari abayisilamu. Wagira nama ki abantu batari abayisilamu, cyane ko wamaze iyo myaka 30 ndetse na ya myaka y'ubushakashatsi n'ibindi ukaba warayimaze mu gihe utari umuyisilamu? Ese wagira nama ki abantu batari abayisilamu, yaba bakuze cyangwa se n'abato, urubyiruko? Mwakoze cyane. Mu by'ukuri inama nabagira inti zindi nuko bagombye kumenya iyi si dutuyeho iriho amadini menshi cyane. Iriho amadini menshi cyane. Umuntu wese idini arimo aba yumva ari ryo. Ndibuka ni mu Gatolika twararyoshyaga rwose, tukaryoshya kumva idini turimo ari ryo. N'abandi bose babajije bavuga ngo idini murimo ngo ni ryo ryo, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Abantu bagombye kugira amatsiko bakibaza bati ko amadini ari menshi, bamwe baravuga ibi, abandi baravuga ibi. Bamwe barasenga inka mu Buhinde, harimo abasenga umuriro, harimo abasenga abiyambaza Yesu, harimo abiyambaza Bikira Mariya, harimo abiyambaza Ryangombe, harimo n'abatagira idini, harimo abasenga Shayitani, abayeliminate. Ni benshi. Buri wese akibaza atari ko ibi bintu koko bimeze biti. Muna gukora ubushakashatsi. Nakubwiye kuntu nakubise imyaka 30 nsenga ikiremwa cy'Imana, nsenga ibiremwa by'Imana, Isa, Yesu. Ngewe ubwanjye nasomaga misa, nashaka kuba umupadiri, nkavuga ngo Nyagasani Yesu. Ariko nyuma abayisilamu batangiye kunganiriza yuko nayobye, nsa nkaho Nyagasani yangirimuwe, ngira amatsiko cyane, nkibaza wa mugani wawe, o Nyagasani Yesu waryaga, Nyagasani Yesu wasinziraga, Nyagasani Yesu babajije umunsi w'imperuka muri Bibiliya akavuga turetse nanjye
n'abamarayika ntabwo bazwi Imana yo niyo iwuzi. Yezu tuzi ko yagiye mu nda ya Bikira Mariya, uwo Nyagasani ubyarwa, Nyagasani Yezu muri Bibiliya yanditse ngo yasengaga arira, byanditse Abaheburayo 5:7 ngo yasengana arira n'agahinda kenshi. Uwo Nyagasani usenga arira, ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko twebwe nanjye nishizemo tutari nari nabo mu Isilamu, nari meze nk'abo ngabo ngira inama, twumva ko Yezu ari Imana, ariko mu by'ukuri tugira amatsiko yo kwiga, bishaka kwiga. Ubu ngubu iterambere ryaraje, ubushakashatsi burakorwa, Qur'an ntagatifu irahari mu Kinyarwanda, abantu basoma Qur'an ntagatifu mu Kinyarwanda, bagashaka abayisilamu baturanye bakaganira, bagasoma ibitabo bitandukanye kugira ngo bamenye ukuri. Mu by'ukuri niyo nama nabagira pe, ngewe ukuri narakumenye, ndashimira Imana. Imana avuga muri Qur'an ntagatifu 3:9, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna dina inda Allahi Islam. Mu by'ukuri dini kwa Allah ni Islam. 3:5 وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. uzahita muri dini itari Islam ntabwo azariyemera kandi kumenya ko azaba wahose. Hanyuma Alhaji ukiri aho ngaho hari ikintu ukomorejeho aho uvuze uti abo bantu batari abayisilamu bakwiye kwegera n'abayisilamu, abavandimwe babo, abaturanyi, kugira ngo babaganirize banabasobanuze ku Bisilamu. Wagira nama ki cyangwa se wavuga iki ku bantu nubwo ari abayisilamu ariko bumva ko akazi k'ibwirizabutumwa cyangwa se dawa ari iby'abashehe, ari iby'abayimamu, ari iby'ababishinzwe mbese cyangwa se ari iby'abari mu nzego runaka, rimwe na rimwe ugasanga babana n'izo nzego n'abo bantu batandukanye batari abayisilamu ariko ntibabashe kubagezaho ubwo buyisilamu? Mu by'ukuri Allah aravuga ati duhamagara inzira y'Imana ukoresheje ubugenge n'amagambo meza. Urumva Muhammad sallallahu yarabibwiwe, natwe turabibwirwa. Kubwira abantu ukabaganira ku dini y'ukuri, guhamagara inzira y'Imana ntabwo bisaba kuba ufite dogitora mu idini, ufite lisansi mu idini. Bike gusa wamenye ukabigeza ku muntu, bike gusa utagiye kutarengereye. Ibicyo ufitiye gihamya muri Qur'an, muri sunna z'Imana sallallahu ukabimugezaho. Urugero kuvuga ngo idini ni inzira ijya ku Mana. Urumva idini ni inzira ijya ku Mana, ukamwereka buhoro buhoro, ukamutwara buhoro buhoro. Nk'ubu mu Rwanda benshi urebye batari abayisilamu bari mu dini y'abakristo, ukamwereka yuko ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Yaba n'intumwa zatubanje zarayerekanye, n'Imana yarayivuze. Reka ng'urugero nko muri Bibiliya mu Guteka kwa 2 umutwe wa 13 ku murongo wa 6 handitse ko abantu bazigisha abantu gusenga ibintu bitari Imana, bazaba bashaka kuvana abantu mu nzira Imana yabaye gucamo. Ni ukuvuga bazaba bashaka kuva mu idini Imana yabaye gucamo. Yohana 14:3 kera nyine mu Gatolika twabisomaga. Yezu ati ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Urumva ubugingo buhoraho kuzamurira ubuzeza no kumuntu amenya Imana imwe rukumbi. Urumva ibyo bisaba kuba wiza amashuri angahe, kubwira abantu uti Imana imwe rukumbi, ni ibyara ni ibyarwa nta kisa nacyo, ukabereka bijyanye n'ubwenge. Ushobora kumutwara buhoro. Imana yamutse ibyaye, tekera urugero ihe n'ibyaye, ukamubaza ihe n'ibyaye ati byagenda. Igiti umuntu abyaye abyara umuntu, igiti bagitemye gishibuka kirashibuka igiti. Imana ibyaye yabyara iki? Yabyara Imana. Ya Mana ivutse ikagera ikintu mu cyasi zikaba niyo Imana yategeka, niyo yafata ibyemezo, ukamutwara buhoro. Abayisilamu bakajya bumva ko Dawidi abantu gusa abasheha. Ijambo ryiza ryatumye ubu umuyisilamu Nyagasani yagize nko mu muyoboke, nawe wariheraho ukarivuga, umuntu Nyagasani akamuyobora. Imana iyobora ibyawe, ibyacu ni ukuvuga gusa. Vuga bya bindi nawe ushikamyeho udafite gushidikanyaho, ibyo wowe udafite ubumenyi uziborere ubirekera abo basheha. Baratubwira ngo ni Imana n'ubutatu butagatifu. Urumva Imana yazabishatu gute? Imana data ngo ni Imana mwana. Imana mwana urumva yabaho? Urumva rero Imana ni imwe, nta yindi Imana ibaho. Ugatwara umuntu buhoro. Byonyine tugiye no mu bumenyi busanzwe, abagabo babiri baba mu rugo rumwe, ku mugore umwe, abami babiri baba mu gihugu kimwe, bose bayobora igihugu kimwe. Ni byinshi cyane abayisilamu bivanemo ibintu byo kwitinya,
bavuga bagirira impuhwe abantu batabayisilamu babagirira impuhwe kuko natwe nyagasani tugira impuhwe tujye tuzirikana yuko bajya zirikana ko umuntu uzafatira mu isilamu azajya mu buziraherezo ibihano biri mu muriro biteye ubwoba tubivuze inkoni z'ibyuma bazajya bakubitwa mu mutwe muri surati Hajj 22 byanditsemo umuriro byonyine umuriro wo muziko ubwawo ntabwo umuntu yawihanganira umuriro utazima nimwe masasa yavuze yuko uruturiya wo muziko 70 nuriya ngo wo muziko wongeye ibice 39 kuko nguriya wo muziko ngo ni kimwe cya 70 cy'umuriro w'ibihano urumva bisaba gufatira mu wo muziko wongera ubushyuhe inshuro 39 kugira ngo byuzure 70 uwo muriro nta muntu wakwifuriza uninga ugenda bano bantu batari abayisilamu nibo barimo kugana niba tugira impuhwe tukaba dukunda abantu tubagirira impuhwe tubaganirira isilamu dukoresheje ubugenge n'amagambo meza twere kubiyemera twere kubirata kuko natwe nyagasani yaratuyoboye hanyuma Imana iyoboye nam wenda Haji dukomeje ikiganiro cyacu ndetse ari nako tugana ku aho navuga ko biryoshye kuba kuri iki kiganiro aho turi buze kugera ngira ngo mwakomeje gukurikira ibiganiro bitambuka ndetse n'amasomo atambuka kuri menya gusoma Qur'an aho tubanyirizaho amasomo ndetse n'ibiganiro nk'ibi bitufasha kugira ngo tubashe kugera ku ntego nziza nk'iyo koko yo kwiga Qur'an ndetse no kuyisobanukirwa uyu musaza turi kumwe cyangwa se Al-Haji Rukara Salim nkuko yabibwiye ngira ngo mu minsi yashize mwabonye ikiganiro ari kumwe n'umuvandimwe Sheikh Imran Shimimana aho yamubazaga ibibazo muri Qur'an mu nema ikomeye cyane Allah yahaye uyu musaza tuza kubona ariko mbere yuko tuyigeraho reka tubanze tumusabe gato akore ku nama nanone z'abayisilamu muri rusange mu mibereho isanzwe mu mibereho dukeneye inama ku bayisilamu ndetse tunagaruka cyane ku bayisilamu bakuze bumva ko kwiga Qur'an ari iby'abana kwiga Qur'an ari iby'abato kwiga Qur'an ari iby'abantu bafite umwanya kwiga Qur'an ari iby'abantu badahuze cyangwa se bari mu bindi aha rero tukaba tugiye gukurikira iyo nama twumve se koko uyu mzehe umusaza uyu Al-Haji iyo nzira y'uvuga butumwa iyo nzira yo kugira ngo agere ku byageze haka kanya mu dini w'Islamu ese yaba yarabikoze ari muto nawe nkuko nabandi bavuga bati bikorwa n'abato cyangwa yabikoze muri iki gihe kandi n'ubu ngo baracyabikomeje nama murakoze mu by'ukuri abayisilamu nta nama nabagira zitizo aba yatugiriye surati Ali Imran ayijana 2 Uwiteka ahamagara abemeye bose avuga ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا hamagara bene ati yemwe bemeye nimugandukira Imana ukuri ko kwigandukira muramenye ntimuzapfe mutari abayisilamu abamenyi muri gihe bavuze ati bakoresha ngo nimutinya Imana bati gutinya Imana nimujye mukoresha kugandukira Imana ngo nibyo bidatera ubwoba ariko mu by'ukuri cyo bigamije nuko tugomba gukora ibyo yarategetse tukagira ibyo yabujije urumva iyo nama hari indi nama irenze ngo Imana iti waratamutuna ila abantu muslimun Allah kongera muri surati Hashiri akavuga ati akongera akatugira inama ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويمwe bemeye ngo nimutinye Imana kandi muteganyirize roho zanyu ejo ngo Imana ikongera bishimanye ngo kandi mutinye Imana ngo Imana ifite amakuru y'ibyo mukora urumva rero ikintu ngira Imana inama y'Isilamu yaba bato yaba basaza yaba bakecuru yaba bakuze nuko bagomba kwirinda gutigisha ahubwo bakitegurira bagateganyiriza roho zabo ejo hazaza Imana bitubwiye urumva nkanjye nakubise imyaka 30 nigishe nataye igihe gihagije hari n'abandi bameze nkanjye nabo binjiye bakuze ngaho mbwira ngize imyaka 30 nataye ntaye nindi ntabwo nzi igihe nzapfira umuntu agenda n'ubupfu buri gihe umuyisilamu mwiza yagombye kumva ko bigashobora gupfa bityo agatanguranwa n'igihe Imana kirahiriyeho nuko ibintu bibiri hari ibintu bidukinisha ikintu cyerekeye igihe n'ikintu cyerekeye ubuzima
twabivuze tugira inama urubyiruko kubyerekeye ubuzima kufata neza bakishora mu biyobyabwenge bakishora mu buraya ejo umuntu akabarwaye sida ejo umuntu finish imishinga yarangiye urimo kubyumva ibyo byose ni ugukinisha ubuzima n'igihe rero kubera ko za ibada twavuze Imana itubwira ati nimutinye Imana kandi muteganyirize nimugandukire Imana kandi muteganyirize roza niba bazaza utinya Imana ukora ibikorwa byiza ukora iby'Imana yategetse ureke iby'Imana yabujije urakoresha iki urakoresha ubuzima ubukoresha muri cyagiye niyo mpamvu tugomba gupfusha igihe ubusa ndagira inama abantu bose kwirinda guta igihe ikindi birababaje biteye n'agahinda kubona abayisilamu bava mu idini hari abayisilamu benshi bamaze kuva mu idini nzi babadamu ugasanga umudamu yavukiye mu idini avuyemo ugasanga umuntu yavuye mu idini kandi yaravukiye birababaje umuntu ava mu idini koko y'Imana ni ukuvuga ngo bagombe abayisilamu bagenzi banjye ndabagira inama nanjye nyigira twige dushakisha ubumenyi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo yaravuze gushakisha ubumenyi ni itegeko ku muyisilamu w'umugabo n'umuyisilamu w'umugore nitujye tureba niye aya ya mbere yamanutse muri Qur'ani ntagatifu muri surati al-Alaq witeka arasobanura yatetse intumwa y'Imana iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma ku izina ry'umuremyi wawe waremye ntabwo wumva soma shakisha aya ya mbere soma ntabwo wumva ikindi cya kabiri muri Qur'ani muri surati Mujadila usangamo yuko abazazamura mu nzego babagaragu b'Imana babamenye muri surati Zumara sura 39 abazazamura mu nzego abagaragu be babamenye ikindi abayisilamu tugomba kumenya yuko hari igitabo nasomye kivuga ngo ibisobanuro by'ikinyecumi cya nyuma cya Qur'ani cy'ubururu abantu baragifite harimo isomo rivuga ngo ni ibiki bisaba kugira ngo ibada zakirwe ibikorwa byacu byakirwe harimo ibintu bitatu ngira ngo nibutse bagenzi banjye nanjye nibutse icya mbere ni tawhid kumenya Imana imwe rukumbi ko ari yaremye byose yakoze byose nta mufasha igira nyuma yo kubikora ko bigomba kumuha amasengesho bikamugandukira wenyine bikamusenga wenyine bitamanyikanyije icya gatatu agaharirwa amazina ye n'ibisingizo by'inenge icya kabiri al-ikhlas ni ukuvuga ngo ni ugukora kubera Allah ugasenga kubera Allah ugakora dawa kubera Allah ukiga Qur'ani ntagatifu kubera Allah kugira ngo kwishimire icya gatatu kigiye kutuvanamo twese mutaba ngo ni ugukurikira uko Imana yabitegetse muri Qur'ani ntagatifu nuko intumwa y'Imana sasa nabyigishije gusa Allah subhanahu wa ta'ala yabitegetse gute muri Qur'ani ntagatifu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyigishije ati gusiba Imana yabitegetse ite intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yerekanye gute umutambo cyo mutatu umuntu ashobora gukora ibada imyaka n'imyanya ikakorera zero uribyo ni ibintu ushaka kumenya twige bavandimwe no kuba abantu barimo kuva mu dini ya Islam mu kubera ubujiji aragenda bakamwereka muri Bibiliya hano ngo Yesu ngo yapfiriye abantu ngo yagize agite ngo Yesu ngo yapfiriye abantu ugasanga avuyemo ntamenye yuko muri Qur'ani Imana muri surati Nisa ayijana 57 58 ivuga ko wama qataruhu wama sarabuhu ntabwo bigeze bamwisha ntabwo bamwana urumva yagiye arabivuga 58 barafa Allahu ilayhi Imana yamuzamuye wayo wakana Allahu azizan hakim Imana ni imbaraga azizan ni imbaraga hakimu y'ubugeni urumva niba uri umuyisilamu ukabutara bisoni uzavamo niyo mpamvu ubujimwe kuvana abantu muri Islam cyaka twirinde ubunebwe tujye tumenya yuko dushobora gupfa igihe cyose bityo dufatirana igihe arayakirahiriyeho wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr arayakirahiriyeho imaze kukirahiriraho aravuga ati kirimo umuntu kiri mu ngorane uretse babandi bazemera bagakora ibikorwa byiza bakagira inama z'ukuri bakagira inama zo kwihangana urumva rero abamenyi baravuga ngo iriya aya iragaragaza ko abazemera bagakora ibikorwa byiza bakagira inama z'ukuri no kwihangana abo ngabo bazaba bakoresheje igihe neza abatazabikora ibyo ngibyo bazakoresha inama niyo mpamvu rigiye ari umutungo uhenze ndagira inama bagenzi banjye nibige dore kwitinya ushobora kuba umusaza ukiga
bike bijyanye n'imbaraga zawe ushobora kuba utarimo gusoma bakagusomera ushobora kuba uri n'impumyi bakagusoma amatwi arumva ariko twige kugira ngo tugire ubumenyi ntago ibada ntago ibikorwa byakwakirwa umuntu yabikoranye ubujiji. Ikindi ya kabiri Imana iravuga ngo la yukallifu nafsan illa wus'aha, ntago Imana izabaza umuntu ibirenze imbaraga afite. Niyo mpamvu rero ntago izateka umuntu ibirenze imbaraga afite. Uri umusaza imbaraga Imana irazireba zingana n'ubusaza bwawe, iga ukwisha ubusaza bwawe. Uri umusore imbaraga Imana wayiraziye utigisha, fata Qur'ani mu mutwe uracyafite igihe. Niba abasaza nyuma y'Imana asaza babaye mu myaka 40 ariko yapfuye ifite Qur'ani mu mutwe, abasaza bazenye imyaka 40 none ufite imyaka 15 uracyari umusore koko. Qur'ani ibinego, Qur'ani ntagatifu niyo nsinzi. Nasomye Qur'ani ndishima, surati Zumara sura 39 aya 23 Imana ivuga iti yamanuye ikiganiro kiruta ibindi byose. Qur'ani nicyo kiganiro kiruta ibindi byose. Qur'ani niyo nsinzi, Qur'ani niyo nema. Ushaka imigisha, ushaka kubona ku isi neza, ushaka kugira umutima umunezero mu mutima. Muri surati Ra'd sura 13 gusingiza Imana imitima ituza kandi gusingiza Imana biruta ibindi. Gusoma Qur'ani ntagatifu inyuguti imwe irihe bicumi kuzamura Qur'ani ntagatifu hano kiri imbere niho hari intsinzi. Tuyisome, tuyiganireho, tuyishyire mu bikorwa Qur'ani. N'urwibutso rwiza cyane ugarutse no kuri Qur'ani kuko ni ngira ngo watera umugongo Qur'ani nta kintu yaba asigaranye, kubera ko niho hari ubutumwa, niho hari inzira imuganisha ku mibereho myiza kugira ngo agire umubano mwiza n'abaturanyi, umubano mwiza n'abantu muri societe, ndetse nawe ubwe umubano ukomeye cyane we na Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma wenda mu minota dusigaje muraza kutwihanganira twakoze ikiganiro, ariko nubwo abenshi bifuzaga ko ikiganiro cyakomeza, ariko tugeze aho dusoreza hahandi koko Allah avuga khitamu misk, yani ku musozo turaza kubona koko hameze neza kurushaho inshallah. Tugiye rero kureba kuri wa mwanya ujyanye n'ibibazo tugiye kubaza Sheikh Al-Hajj Salim. Turamubaza ariko arabanza dusobanurire uburyo yabifashe, ibyo yafashe, ndetse naho tugiye kumubaza kugira ngo atwerekera ati murambaza hana gutya na gutya nabifashe muri ubu buryo, mbese twumve n'ingano n'uburemere bw'ibyo bintu koko. Kandi nzi neza ko mu badukurikiye bigoye kubona umuntu waba umeze nka Al-Hajj Salim wahifaje kandi agafata mu mutwe muri ubwo buryo. Alhamdulillah rabbil alamin. Arabayigisha myinshi cyane barakoze. Mu by'ukuri Qur'ani ntagatifu kwera ni igitabo gihambaye. Reba mbese n'amagambo yandi n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, muzaranye byose, umuremyi wa byose uhoraho igihangange nimwe nyir'imbabazi n'amagambo ye. Reba rero agaciro ka Qur'ani ntagatifu, reba agaciro ka Allah. Niyo mpamvu rero Qur'ani ntagatifu ni nyinshi idini yagasani yani inkunga nanjye numva ko ngomba kwishyira ko nshoboye. Ubu ngubu kundeba nyinshi idini y'imyaka 30 mfite umugore n'abana nyinshi inshingano zo gushakisha, ariko ubu ngubu yagasani amaze kunyereka amabwiriza ne mu mutwe. Ubu ngubu kuva kuri yuzu yitwa qala fama khatabukum kagenda kugeza kuri yuzu amabwiriza fa kuri surati Az-Zariyat kugeza kuri surati Nas. Nta bindi bice muri Qur'ani waba warafashe wenda urakoze cyane. Muri Qur'ani nanone nka surati Yasin, surati Yasin igizwe na 83 zose Allah yazishyize hano. Surati Bakara ifite amapaje menshi. Surati Al Imran ifite paje ebyiri zanyu. Urumva yani inkunga nyinshi cyane muri Qur'ani rwose n'ubumenyi bwinshi cyane abamaze kuma la hawla wala quwwata illa billah. Ndashimira cyane rwose kubera iki kutitinya nkatinyuka umuntu yitinye noneho arakamutera inkunga. Umwihariko wawe cyane ko twumvise muri iyo video duheruka kureba bakubazaga aya bakubazaga isura ukavuga umubare wayo, bakubazaga umubare w'isura ukavuga nimero y'isura ukavuga iyo sura iryo zina ryayo. Ni iki kiyongereyeho nyuma y'icyo gihe? Ni iki ubu bimeze bite noneho? Alhamdulillah rabbil alamin. Nakubwiye Allah subhanahu wa ta'ala Musa Ibrahim wazi ne magara ntabwo wabishobora byinshi cyane. Hano ngo bivuga ngo hagaru kwiyemera no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Batatumusaya ubu noneho tuganira ushobora kumbaza isura
nkakubwira nomero yayo nk'uko igihe ngibyo nabikoraga n'izina ryayo none ariko nkakubwira n'umubare wayo ifite aya zingahe yamanukiye umubare wa buri sura aya ziri muri buri sura kuri sura ya mbere sura tufati kugera kuri sura tinasi buri sura nkakubwira aya zirimo zigize umubare ni aya zingahe cya kabiri yamanukiye buri sura naho yamanukiye gusa se rimwe isura buri nimero ya buri sura kabiri izina ryayo yitwa ngo iki gatatu igizwe n'aya zingahe igizwe na buri kane yamanukiye gatanu rimwe juzi gatandatu iyo juzi itangira ikagira byose yarabitetse mu mutwe aba nibo babikoze inshallah reka dutangire wenda abadukurikiye abadukurikiye iyo biba bishoboka ikiganiro kiri live mwari kuba muri kubaza namwe noneho mukamwibariza cyangwa se wenda no muri comment abaza gukurikira iki kiganiro muze kwandika azajya basubiza wenda muri comment hanyuma ngira ngo aka kanya wenda ngiye gufata Qur'ani hanyuma biraza kunsaba kwicara hano ku ruhande wenda bataza kuvuga bati aramwongoreye cyangwa se ubwo begeranye ari kureba reka nigire hano ku ruhande hanyuma ntangire mubaze muri ubwo buryo kuko bw'ibyo bintu bigera kuri 6 atubwiye mu buryo bw'umwihariko yafashe muri Qur'ani ndetse ikindi kandi turaza gusoza tunamusaba kugira ngo dusomere imwe mu mirongo ya Qur'ani mito migufi kugira ngo bidufashe nabyo no kumva icyo gisomo ndetse no kugira ingufu kugira ngo natwe dukomeze kwiga Qur'ani ndetse no kuyikorera umurajaha tuyisubiramo kenshi kugira ngo ihore mu bituza byacu ihore itwibutsa kubera ko n'urwibutso kandi urwibutso koko rukwiye kugirira abemeramana akamaro naam Alhaji duhereye ku kijyanye n'isura ku kijyanye na buri sura na nimero yayo muraza kutubwira ngira ngo namwe muri kora muri Qur'ani wenda turaza kugerageza kubibereka neza inshallah ta'ala suratu Safati ni sura ya kangahe murakoze cyane suratu Safati ni sura 37 igizwe na aya 182 igizwe na aya 182 nibyo noneho iri mu ijuzu ya 23 bita wa maanzarira sura 17 ni iyihe murakoze ababimigisha sura ya 17 ni suratu al-Isra ifite aya 111 yamanukiye imaka iri mu ijuzu rya 15 byitwa subhana iyo juzu bitangirira kuri aya ya mbere ya suratu Isra naam hanyuma wal muhsanatu minan nisa'i iryo juzu ni irihe ni rya kangahe murakoze cyane iryo juzu bitangirwa na wal muhsanatu ni juzu rya 5 ritangirira kuri surati Nisa'i aya 24 no ritangirira ikibazo kindi wambwiye ko uzi buri aya za buri sura n'umubare wa aya ifite ndabaza ese suratu Maryam ifite aya zingahe urakoze suratu Maryam mbere na mbere ugomba kumenya ko ari sura 19 yego hanyuma igizwe n'aya 98 yego yamanukiye imaka iri mu ijuzu ya 16 bita qala alam naam noneho nkabaza nti ese isura ifite aya 117 ni iyihe isura ifite aya 117 ni iyihe sura aya ifite aya 117 mu by'ukuri nta sura ifite aya 117 ntayo rwose ntayo icyo kibazo gisije neza mu masura 118 yego nta sura nzi ifite aya 117 aya ifite isura ifite aya 118 none ikabiye isura ifite aya 118 isura ya 23 yego ita sura Al-Mu'minun mashallah tabarakallah naam hanyuma nkabaza ikibazo kindi gikurikira ese isura ifite aya 3 ni
amasura ntago ari imwe hari sura eshatu hari sura eshatu ifite ya eshatu yego ya mbere ni suratu Asr sura y'ijana na gatatu yego ifite ya eshatu iya kabiri ifite aya eshatu suratu Nasr sura y'ijana na cumi iya gatatu ifite aya eshatu suratu Al-Kawthar sura y'ijana n'umunani izo zose zifite aya zingahe eshatu ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هل سورة الإخلاص يفتزين قال أقول لك الماني يجي شيء يفتي هاي ما شاء الله هل يجوز فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه يجوز نيرجع كان قال أقول زمان يجي شيء iryo ryuzu ni rya 24 ritangirira kuri surati Zumara sura 39 aya 32 niho rihera. Hari ikibazo rero cyanyuma ngiye kumubaza ndamubaza isura ya 10 ni yihe? Sura 10 bayita surati Yunus ifite aya zingahe? Aya 109 iri mu ijuzu rya kangahe? Yamanukiye Maka nibyo noneho iri mu ijuzu rya 11 rya 11 yitwa ya atadhirun ihera kuri surati Tauba sura ya 9 aya 94 yego ukazamura ngo surati Yunus ikajyamo. Mashallah tabarakallah. Naam. Ngira ngo wenda nkuko mwabyiyumviye ndetse nkuko mwakomeje kubikurikira mu kiganiro tugiranye na Al-Hajj Sheikh Rukara Salim, wenda araza kutubwira nimero za telefone kugira ngo ukeneye kumubaza isaha n'isaha yamubariza, yaba byutse yaba ryari yaba yigendera mu muhanda yamusubiza. Ndetse kandi mwumvise ko na aya agiye azizakenera cyane muri da'wa, agiye azizi no mubare waho ziherereye naho ziri, ndetse nyinshi muri zo yagiye zifata no mu mutwe. Tugira ngo rero tunamusabe atubwire gato ku marushanwa ya Qur'an yaba yarakoze. Nzi ko ayo marushanwa yitabira amarushanwa menshi atandukanye, atunyuriremo se amarushanwa nibura heruka gukora n'amarushanwa yabereye hehe, yabayemo wakangahe, icyo gihe yabajijwe nande, ese byari bimeze bite? Niba nibuka neza mperuka mu marushanwa 2018 numva nshobora kwibeshya ariko ndumva ari byo. Icyo gihe nakoraga mu marushanwa majuzane alhamdulillah ngira amanota 80 nk'umusaza nkanjye imyaka 30 ufite n'izindi nshingano nyinshi nagira amanota 80% ni ntizimana. Ibyo byose Nyagasani wazimana. Ubwo kugira ngo ujye mu marushanwa nabyo ni ibintu byatangiye buhoro buhoro. Natangiye kwijuza rimwe, amarushanwa ya mbere ijuza rimwe, amarushanwa ya kabiri ijuza rimwe, amarushanwa ya gatatu abantu baranseka, tuza ura kwijuza rimwe. Ndagenda saba Imana ngirira impuhwe umfatije kwani mu mutwe. Imana ishyiramo amajuza abiri nyakorera amarushanwa, Imana ishyiramo amajuza atatu nyakorera amarushanwa, Imana ishyiramo amajuza nyakorera amarushanwa. Nyagasani arahambaye. Ibyo byose ni Nyagasani wabikoze. Ngira ngo wenda urubyiruko rw'inyandungu kwa Haji Saidi Nyandungu bajya bambona ati ninde wambajije, nabajijwe n'abantu batundukanye ariko umwarimu wambajije icyo gihe Nyagasani mwagurira imva yarapfuye, yari shehe wayoboraga umusiti wa Ahli wahari, niwe na mushehe wabaga wa mbere mu barimu bigisha Qur'ani, yitabye Imana. Yayoboraga umusiti wa Ahli hariya Rwampara, niwe wayoboraga yitabye Imana. Nyagasani mwagurira imva. Amina. Babaga abashehe benshi nyine, ngira ngo ni Juma, Ustaz Juma baramuzi cyane. Niwe wabonaga ibikombe buri gihe by'abarimu. Ambaza mu majuzane Nyagasani aranyobora ndagerageza ngira amanota 80. Alhamdulillah. Wenda ikindi wenda twasorezaho twagira ngo twumve ese udusomere nkuko twigeze kubibwira no kubisezeranya abadukurikiye, udusomere imwe mu mirongo ya Qur'ani inshallah ta'ala muyo ushaka inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله تبارك الله. Allah kongerera ibyiza kandi agushyire mu bantu ba Qur'ani koko bumwihariko kandi Allah ayaguhe kuba inyungu kuri wowe ubwawe ku muryango wawe ndetse no ku bayisilamu muri rusange bakomeze kukungukaho ibyiza nk'ibi inshallah ta'ala. Ndumva rero dusoreje ahangaha ikiganiro dusaba abadukurikiye kugira ngo bagire inyungu nabo bakora muri iki kiganiro kandi koko bibabere urwibutso. Ikindi wenda nyuma yuko umaze kudusomera Qur'ani tumaze kumva igisomo cyawe cyiza n'imyaka yawe n'ikigero ugezemo, tuzi neza ko abageze mu zabukuru biba bigoye kugira ngo abashe kwibuka. Ese ni irihe banga ukoresha kugira ngo utibagirwa n'igihe uri gusoma Qur'ani koko ukabusoma neza ku murongo kandi nta kibazo, unakomoze ku nama wagira abasaza cyangwa se abakuze kugira ngo nabo babashe kwiga Qur'ani? Murakoze, Imana ibahigisha. Mu by'ukuri kwibagirwa ndibagirwa, umuntu yibagirwa hari igihe usimbuka haya kubera nyine n'izabusaza. Ni ukuvuga rero icyangombwa cya mbere kutisuzugura. Umuntu akumva yuko la hawla wala quwwata illa billahi nta bushobozi nta imbaraga uretse byawe, ukabishyikiriza Allah, ukabisaba Allah arakaguha ubushobozi. Ndamusaba yamara kumfatisha isura nkumva ndishimye nkamushimira, nkongera nkamusaba akamfatisha indi. Iyo umuntu amaze gufatisha isura yumva yishimye cyane, ukayisoma ukumva igiyemo. Ubundi ntihareba nk'abana banjye bari mu biruhuko abasomera bakankosora, nkamwe ubungubu duhuye gucya mukankosora gutyo niko bigenda. Ikintu cya mbere kutitinya, kutisuzugura. Hari hadithi bambwiye kera nyinshi idini ngo umuntu uzaba ufite ibintu bibiri ngo ntawumenya azagira. Icya mbere umuntu wiyemera, wirata ugira kiburi, ngewe nakugishwa na kariya kana, ngewe umuntu wavukiye mu idini. Ugomba kwicisha bugufi ku buryo n'umwana yakwigisha. Ikindi ngo kugira isoni, nimba ivuga bakanseka, nimba ivuga nkabyica bananseka. Umuntu agomba kumenya ibyo bintu bibiri, ukirinda kwiyemera, ukirinda no kugira isoni. Vuga ibyo uzi bagukosora, kosoza. Ibyo ni byo banga rero, ibanga ryanjye no kutisuzugura. Icyaka kwiringira ni nabyo bya mbere. Numva yuko ntacyo nshobora kujya Imana itabimbashishije. Inama rangira abasaza nizo kutisuzugura, nibagerageze bafate Qur'ani mu mutwe, abatakireba neza bajye babasomera. Abana nabo batera imbere cyane, bajye bana nimba umusaza ungana kuriya afashe Qur'ani ingana kuriya, ngewe umwana biti. Abana bafate Qur'ani mu mutwe, abasaza nabo bagerageze gufata Qur'ani bashoboye yose. Qur'ani nicyo kiganiro cyuta ibindi byose ngo twabibonye. Imana irabivuga muri Qur'ani, irabivuga. Qur'ani ni imigisha, Qur'ani ni inema, Qur'ani ni umuti, Qur'ani nuko nyirayo ahambaye nayo irahambaye. Niyo nsinzi tuyishyira imbere. Kwikurikiza nibwo arazatugira impuhwe. Hari nahoze nsoma muri surati ya Namusa 6, Imana itubwira ko yamanuriye igitabo Musa. Noneho ngo yuko imanuye rero na Qur'ani ngo ni igitabo ngo mubaraku, ngo kirimo imigisha, ngo nimugikurikire kugira ngo mugirirwe impuhwe. Urumva, nimugikurikire kugira ngo mugirirwe impuhwe. Impuhwe kugira ngo tuzirirwe no gusoma Qur'ani, tukayigishanya, tukayikurikiza. Ibyo aradushoboye tukabikora. Hari ibintu umuntu yakora afite ubushobozi
rwose ndumva ariyo nama. Ikindi mu kurangiza igihe ni gito ntabwo umuntu yavuga ibintu byose, ariko ndasaba imigisha abantu bose, ndasaba imigisha. Ndabanza nshimira Imana alhamdulillah rabbil alamin yatubashije gukora kino kiganiro, kandi Imana yangize umuyisilamu. Imana yavuga mu surati Nahali sura 16 ngo inema zose mufite ziva ku Mana, inema zose dufite ziva ku Mana. No gushimira Imana rero nsabira n'amahoro n'imishimwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiriye amana, yakira urwibutso Qur'an irarwigira ntacyo yasize. Imana sallallahu alaihi wasallam yaritanze apfa mu yuzuye ibikomere, amabuye yamuteye twayifa, upfa amenyo yatuzuye, apfa muganga ari ibikomere inkovu kubera kugira ngo yitange idini tugereho. Ntabwo rero umuntu azavuga ngo ndayizi atazi Qur'an, adasoma Qur'an, adashakisha umuntu. Nanguriye abantu bose rero kugira ngo Qur'an ndashime, ndasabira imigisha abantu bose bagize uruhare, ab'Imana yakoresheje yagize impamvu kugira ngo umuyisilamu. Ndabashimiye cyane bose aho bava bakagera, barimo zari nanakubwiye wa mudamu, barimo mukecuru umubyeyi wacu mama dada yaritanze cyane, bose arangisha mbere urugero rwiza, umubyeyi wacu mwiza w'intangarugero, ubona ahangayikishwe n'abantu batarabayisilamu, yazaga mu kintu Firdausi n'umuryango we. Nasabira imigisha mama Jasiri, yambere umubyeyi mwiza, niwe wambaye Qur'an ya mbere kuri no mu buzima bwanjye, nyagasanga mu kintu Firdausi. N'abandi benshi banyereye imbuto, ari abashehe, ari mwarimu, ari Shehe Juma w'ikiramuruzi wanyereye imbuto, ari Haji Murere Yusufu wanyereye imbuto, nari nawe umuyisilamu bakamuna, nari nawe umuyisilamu, ari mama Rukumani mu mudamu wakoranaga mama Jasiri muri Girimuwe, ari mwarimu Kasimu wanyishe tajwidi, ari Nyamushanja yewe Muhanga, ari mwarimu Nyamushanja wanyishe tajwidi yarapfuye Nyagasana Mwaburimba, Sheikh Abdu Nyagasana Mwaburimba yanyishe gutanga khutuba. Ntago nabarondora ngo mbarangize, n'abandi bose bagize uruhare kugira ngo n'ubumenyi mbugezeho. Nsabira imigisha cyane madamu wanjye Akeshimana Rahama, utarigeze ambangamira na gato mu buzima bwanjye, kuva twaba tutari abayisilamu, tumaze kuba abayisilamu, yabaye n'umuyisilamu ntamwigishije, ntabwo nigeze mwigisha. Yagiye gusura umubyeyi wacu mama dada Amina, aza yabaye umuyisilamu, ambaniye neza, aramfasha mu gufata Qur'an mu mutwe, ugasanga aramfasha abaniye nawe nsomera, akansomera kugira ngo nanjye mwumve, cyangwa se nanjye nkamusomera kugira ngo anyumve. Ugasanga iyo nagiye muri dawa nta kibazo afite, ntaganesha umutwe nk'abadamu barimo gutesha umutwe abantu muri kino gihe, n'abandi. Ubwo rero abo bose yaba abo navuze namwe ubwanyu muzi ko mwanyereye imbuto Nyanza, nza kubasura mwisha Qur'ani, mukama nkaganira abana n'abandi bose, yaba abo navuze yaba abo ntavuze, bose abayigize kwisoro ku musoro bazabashyire mu Firdausi. Ngira ngo nongere ngire inama abantu batari abayisilamu bakora ubushakashatsi ku idini y'ukuri, basoma ibitabo. Qur'an y'Ikinyarwanda yaraje, bere kugenda ngo basomewe gusa, kubera yuko abigiye badusomeraga ibintu tukikiza tugataha, kumbe ntabwo ari byo. Umuntu akazapfa akajya mu muriro, nko kutubwira ngo Yezu ni Nyagasani. Ntabwo rwose byari byo rwose, haba muri Bibiliya byanditse atari byo, muri Qur'an byanditse atari byo. Ntabwo Imana ibyara, ntabwo ibyarwa, nta n'ikisa nacyo. Yezu Isa ibn Maryam, abantu benshi natwe twaramusengaga, ntabwo turimo guseka abantu bamusenga, ahubwo ni tubafitiye, bamuyobeyeho abantu benshi. Uburyo yabyawe ntasagira ni iteko ry'Imana. Imana ivuga muri Qur'an ngo urugero rwa Isa ni urugero rwa Adamu. Imana iravuga bikaba. Imana yavuze hariho Isa abaho. Isa ni ijambo rya Allah. Isa ni ikiremwa cy'Imana yabyawe na Bikira Mariya, n'umwana wa Bikira Mariya. Imana ibyara n'ibyarwa, nta gisa nacyo. Imana nta gisa nacyo. Imana niyibagirwa, Imana isinzira, Imana niruha. Harimo abantu bari mu madini bavuga ngo Imana yararushye yarakoze ngiraruhuka, ngo ntabwo Imana iruha. Haruhuka warushye, ntabwo Imana iruha. Imana ihora ikora. Ese Imana iramutse irushye urumva ibikorwa byayo byakorwa nande? Abantu bakora ubushakashatsi, basome Qur'ani,
ntagatifu y'ikinyarwanda yaraje begera abashehe begera abayisilamu natwe abayisilamu tubegere tubagirire impuhwe tubaganize ku byo tuzi kugira ngo tubagirire impuhwe. Rero dusoheze ahangaha iki kiganiro tunashimira mwese mwadukurikiye ndetse n'abazakomeza kudukurikira, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakura mu byo twavuze akabikuramo ibyiza bibagirira akamaro kuko bikabagirira akamaro, hanyuma kandi kugira ngo bitubere impambi ikomeye ibyiza, hanyuma ibitari byiza cyangwa se ibitanoze murabitubabarira, kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko nawe yatubarira. Hanyuma tunashimira Sheikh Rukara Salim Al-Haji utuganirije kandi akadukorera ikiganiro cyiza, ndetse tunifuriza umuryango we ndetse na gahunda arimo akomeje za dawa ko zakomeza gutera imbere, kandi koko nabo abwira bakamwumva, ndetse akazabisanga ku munzani w'ibyiza ku munsi w'imperuka. Namwe mwese mudukurikiye Allah akomeza abaha ibyiza. hanyuma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Akaba ari amagambo dusorejeho tunakinga ku Mana ngo itubabarire inaturinde amakosa tuba twakoze muri iki cyicaro tuba twakoranye na Haji, hanyuma natwe twese twakurikiye iki kiganiro Imana kuko itubabarire, hanyuma tube abantu bameze neza batunganye igihe nk'iki cyose tuba twakoreze ikiganiro nk'iki ngiki kitugirira akamaro twubwacu ndetse namwe bakomeje kudukurikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hey there. Subscribe to my channel.